tunyurizemo gatoya rero Josiane urugendo rwawe. Okay, murakoze. Nk'uko mumaze kubyumva ndi Josiane Mwiseneza. Urugendo rwanjye yenda mvura rwa Miss Rwanda cyangwa mu rugendo rwa Miss Rwanda ndahera ntabwo tariki 16 z'ukwezi kwa 12 ubwo nibwo abategura irushanwa rya Nyampinga Rwanda ryari rigeze Rubavu. Nibwo natangiye kugaragara kuvugwa nyine icyatangaje abantu benshi n'uburyo ngo nagiye n'amaguru gusa ntabwo bira birometero byose nabikoze n'amaguru birumvikana ntabwo nabyenda. Nyuma yaho rero kuri 16 ngomeza kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byinshi ndetse n'abantu benshi mu nzira ugasanga neza Josiane. Nyuma yaho nakomeje muri pre-selection ari naho naboneye urukundo rwinshi cyane rw'abanyarwanda uburyo bantoye uburyo babankigiye muri sale. Mbasha kubona passe cyangwa mbasha gukomeza biturutse mu ngufu z'abanyarwanda. Nyuma yaho narakomeje njya muri bootcamp ubwo nibwo noneho neza nabibonye birenze bakomeza kuntora mu gihe byabaga ngombwa ko hagira umuntu wirukanwa ariko na SMS nazo zarakontaga cyane. Namaze iminsi yose ari njyewe batoye cyane bivuze ngo abanyarwanda rwose ndi uwabo cyane bambaye hafi. Muri make nuko nk'uko urugendo rwanjye rwaraye birangira nambitswe ikamba rya Nyampinga Rubanda cyangwa Nyampinga wakunzwe na benshi Miss Popularity. Josiane iyo umuntu arebye uburyo wagiye wigaragaza kuri stage reka tugaruke kuri pre-selection nk'uko bivuze niho hambere watangiye kubona naho urukundo rw'abanyarwanda. Niki cyatumye ugaragara nk'umuntu udafite ubwoba kuko wabonaga umeze nkaho uri guseka ntabyo gutitira. Niki cyatumye wiha izo mbaraga cyane cyangwa ufite ubwoba no kutabigaragazaga? Ahura muri makeya kuba narumvaga nirekuye nuko numvaga ko nshyigikiwe mbere na mbere njya kuzara nawe bagiye bamu ubutumwa bakabati tukuri inyuma yo humure abandi bakambwira bati rwose mbega bakagenda inama zitandukanye nyinshi zigaruka kutagira ubwoba zigaruka kuri self confidence bituma numva ko mpagaze ntari njyenyine hari mbese arabo duhagararanye imbere nari njyenyine. Tugaruke ku cyo dutangiriyeho Michel duke ku page yacu ya Facebook ya Radio Rwanda ubutumwa abagiye wenda batora ayibonye yatowe pe uyu uwa mbere Mwiseneza Josiane ndashaka Mwiseneza Josiane batora nyine umuntu wavuzwe cyane mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa mbere abenshi rero bagarutse rero kuri Josiane ahubwo ni bose hari ndubonamo nta muntu ndi kubona bose ni Josiane ugenda kuri WhatsApp Josiane izina Mwiseneza Josiane ni izina ryabaye kimwe mu mwaka wa 2019 utangira mu kwezi kwa mbere. Josiane ntabwo twasoma ubutumwa bwose ntabwo dushobora kubara amajwi kuko bitabigaragara cyane abatowe ni benshi cyane mbese cyane ubifata gute ko uyu munsi wabaye umunsi umunyarwanda w'ukwezi kwa mbere kose? Murakoze njye mbifata nk'amahirwe ntabwo ari wese wayabona ndabyishimira. Urabyishimira? Yego. Reba muri cya gihe wari ukiri mu rugo iwanyu ugitekereza ko ugomba kujya kwiyamamariza Miss Rwanda uyu munsi byarakomeye umaze kumenywa na buri wese hano mu Rwanda Radio Rwanda Magic FM RBA watowe kuba umuntu wa mbere wavuzwe cyane mu mwaka wa 2019 itangiye mu kwezi kwa mbere. Yego. Uciye muri urwo rugendo rwawe rwose urabifata gutamanga mutima yawe abayaye? Umva rwose icyo navuga nababwira ndetse n'abankurikiye muri aka kanya nuko ntabwo nabiteganyaga numva ari ibintu bintungura buri munsi ntabwo njya mbimenyera bihora bindungura. Bihora bigutungura? Yego. Niki cyagutunguye cyane by'umweko mu kwamamara kwawe ku nshuro ya mbere ubona ko wabaye ikimomo? Ikintu cyantunguye ni uburyo navuganaga n'abantu ugasanga harimo nk'abantu nakundaga nkajya ntungurwa no kubona bavugisha mbega nkumva ni ibintu bitangaje cyane. Urugero nk'amwe mwembi n'abakundaga cyane cyane muri iki kiganiro turimo ntabwo naryamaga. Yego naracyumvaga cyane natekereza nyine n'ibyo ndi gutegura imbere nkumva mbega tuzaba ariko rero byanatunguye cyane no kubona mbega inshuti zanjye biyumvamo nabyo biri mu bintu byantunguye muri uku kwamamara kwanjye. Josiane ugiye kumarangira ngo icyumweru cyarenga ubu ngubu umaze uri mu rugo
wumva umeze ute nyuma yo kuva muri bootcamp aho wari uri kumwe n'abakobwa mwari mumaranye ibyumweru bigera kuri 2 kwiga kubana n'abantu utamenyereye no ku bundi buzima twavuga ko utari usanzwe ubamo uyu munsi umeze gute amarangamutima ufite n'ayahe uyu munsi ndumva meze neza ndumva nguwe neza kuko burya abakobwa n'uburyo twari tubanye tutajya muri bootcamp ntabwo ari ko uyu munsi wa none tubanye numva binshimishije mukomeza muvugana kuba tuvugana kumva ngo nta mutego uri hagati yanjye nabo kuba ndi mu rugo mvuga ntihari izindi nshuti nungutse mbere y'uko njya muri bootcamp ni ibintu byiza cyane mu bakobwa mwari murimo hariya muko mwari muri 20 ninde wakundaga kubasetsa cyane hariya baradusetsaga benshi ariko hari n'uwitwa Inyumba Charlotte rwose we yaradusetsaga mbega yaradutaramiraga bigatinda nta rungu muri make hanyuma se agakoryo kaba karabaye uri muri bootcamp n'akahe utashobora kuzigira wibagirwa agakoryo ni twinshi ariko hari igihe twagiye muri salo tugiye gukoresha imisatsi noneho nyuma yo kuvamo habaye agakoryo gateye ubwoba nibwo abantu baduteye dusohoka nk'abantu b'abajura cyangwa se bakoze ikindi kintu kibi ngira ngo na video zaracara cyane kabisa ngira ngo benshi bagiye babibona uburyo twasohotse njye rwose nabihishe birenze biravuga ko umugore wateganyirijwe n'imodoka Josiane oya imodoka ntabwo yari yateganyijwe ubwo nyine byaje nko mu buryo bwo kwidefanda hari bitiyobeye reka duce mu yindi nzira abandi batanyuzemo umva hafi no gukora agisida turanagonga nubwo bitakomeye cyane ariko twaragonze baratwandikira umva nako ni agakoryo kabisa navuga ni agakoryo ubu rero uri Miss Popularity uri umukobwa twavuga ko yakunzwe muri uyu mwaka tureke n'ukwezi kwa mbere uri umukobwa ufite iyo echarpe iryo zina nicyo wumva ugiye gukora noneho tureke iby'imishinga umushinga washyize imbere ese wumva ari cyo ugiye gukora ubu ngubu muri uno mwaka ese uzabanza witemberera uruhuke ibintu wumva ufite mu mutwe wawe ni ibiki ubwo ikintu mfite mu mutwe wanjye rero numva ntabwo aya mahirwe nzapfusha ubusa iyo diyanse mfite ntabwo nzayireka ngo igende gutyo nzagerageza kujya negura by'uru utuntu dutuma abantu bongera kumbona kandi nkabakora ku mutima nk'uko nabakoze ku mutima n'ubundi nkajya nkora utuntu byibura tuvuga imosiyo zarongeye nzikurure rwose pe banyiyumvemo Josie hari interview Nyampinga w'u Rwanda Megan aherutse kubushyira hanze avuga uburyo ki mwabanye muri bootcamp ko mwigeze no kurarana mu cyumba kimwe ukajya umufasha gusenga ndetse akavuga ati naramuka ashatse ko mufasha mu mushinga we azambwire nanjye nimukenera nizere ko azaba hari hafi ese icyo kintu wumva gishoboka gufatanya hagati y'abakobwa cyane mwebwe mwagiye mubona n'amazina twavuga ko ari hejuru y'ay'abandi yego birashoboka cyane uretse nda natwe babiri twe twabivuzeho na mbere tutaramenya misi tuba tuti rero umuntu uzaba misi rwose azakore ku buryo buri muntu hari nk'igihe minsi rero afite platform iturenzeho bakaba yatumirwa nuramuka utumiwe wenda ukabona umushinga wawe uri connected n'uwundi uzi umushinga bagutumiyemo cyangwa se akazi ku kazi yenda ubona ni muri uwo mushinga ugiyemo watumira undi mugenzi wawe nyine akagufasha mukabitegura mukabigendanamo ariko by'umwihariko nkanjye na Megan rwose turanabiteganya nyuma yo kuva hara muri bootcamp twaravuganye tuvugana ku kibazo nyine kiri hanze cy'amagambo n'ibiki byose tuvugana ko tuzafatanya by'umwihariko kuva wava muri ririya rushanwa haruguru urongera gusubira Rubengera cyangwa uri mu mujyi wa Kigali nyine kuva nava muri rushanwa ntabwo ndasubira Rubengera wumva ufite ayo matsiko nta matsiko ufite y'uburyo uzakirwa ugeze mu karere ka Karongi ndayafite gusa n'abaturage bo mu karere ka Karongi turimo turapanga umunsi twazajyayo hagendera nko mu buryo bwo kubamurikira ikamba nabo bakanyakira ariko umuryango wo twarabonanye baje kunyakira i Kigali ni byinshi rero ngira ngo Gerard twabaza mwise neza ariko byinshi wenda nahise araturebera kuko iyi telefone hari abantu bashaka kugira ikintu babaza mwise neza live muri studio zacu za Radio Rwanda kubifuza kugira icyo babaza mwise neza kuri telefone hari umuntu atwamwakira kugira ngo agire ikintu abaza mwise neza Josiane bite muntu wanjye meze bonbon sana ubwo ni Rwanda mwise neza Josiane hano Jabana yego ahise namwite na 19 bira abanyarwanda bose Josiane wacu
umeze gute? Josiane reka aza kuvugisha nyine akubwire byinshi cyane yifuza. Yego, witwa ngo uruhu rw'inda? ikintu nifuza kumubaza. Yego. ese avuka mu bana bangahe? ni umwana wa kangahe? ese ko hari unabonye bavuga ngo ni impanga y'umuhungu, ese koko afite impanga ye? kandi ikindi kintu namubwira, Yego. agerageze kugenda dusura wenda mu mirenge kuko arakunzwe cyane, agenda agira n'abandi bakobwa inama bigirira icyizere, turamukunda cyane. Urakoze cyane Josiane, umaze kubyumva? yego. Hari gahunda ufite yo kuba wajya mu mirenge itandukanye hano wabonye abantu bagukunze cyane? ntabwo ndakora wenda statistic ndebe ngo bagenda bankunda gutya, ariko kubasaba bwo ndabiteganya cyane, ni nabyo nzaheraho. hanyuma ndi umwana wa gatandatu mu muryango w'abana batandatu, ubu ndi bucuru. uri umuhererezi? abakobwa bangahe, abahungu bangahe? turi abakobwa 5 n'umuhungu umwe. uwo muhungu ntiyari yaratesera? niwe fura? niwe mukuru. kabisa. Reka turi kuri telefone niba hari undi muntu ugira icyo ashaka kubaza Josiane. wi alo? wi, turakumva neza cyane. ndashaka gusubiza Josiane. witwa nde, urahagana hehe? Musabe neza Samuel, uherereye mu murenge wa Remera, akagari ka Nyabisindu. Abine, uzi ko Josiane yatoreye kuba umunyarwanda wavuzwe cyane mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa mbere? Yego. gira icyo umubaza rero. gira icyo umubaza umva cy'amatsiko kuri wowe, bana bya bindi dusanzwe tuzi twese. icy'amatsiko wifuza kumubaza? nashaka kumubaza njyewe umushinga we yateguye, cyane ko nawe ni umwe mu byatumye akundwa cyane. ndashaka kumubaza uburyo yiteguye kubishyira mu bikorwa, numva nanone nakwifuza ko yawukomeza kuko ni umushinga mwiza, kandi twiteguye kumushyigikira n'ubundi. urakoze cyane. ati umushinga wawe ufite ubushobozi ki bwo kuwushyira mu bikorwa, cyane ko utabaye iminsi ngo wambike rya kamba uhabwe bwa bushobozi bundi? ntabwo nabaye iminsi, ariko umushinga uzashyirwa mu bikorwa uko nzabishobora kose, ndi kubishyiramo imbaraga. ubushobozi urabukura hehe? ubushobozi namwe abankurikiye bose ni karibu kunshyigikira. bivuze ngo wabonye abantu benshi cyane bakujya inyuma ngo bagufashe? ntabwo ari benshi, ariko uko biri kose hamwe n'ibitekerezo bizashoboka. uyu munsi Josiane, hari abantu wabonye bakujya inyuma ngo bagufashe, baguhe by'umwihariko sapoti cyangwa bwa bufasha bw'amafaranga? baramfashije mu gihe nari ndi muri kompetisiyo, ariko ubu ngubu ntabwo navuga ko ari benshi. hari imodoka wari wemerewe? yego. iyo modoka warayibonye wemerewe n'umunyamidelikazi? ntabwo ndayibona, uretse ko ntabwo ndayibona. byagenze gute uretse ko? ntabwo nikurerega ahantu iri nikure, ntabwo nayibona byoroshye. yakubwiye se ko azayikuzanira mu Rwanda? yakubwiye ko azakohereza amafaranga ukayigura mu Rwanda? bimeze gute? yambwiye yuko azayohereza muri iyi minsi, muri aya mezi, ariko hagati aha ngaha nta kintu, ntabwo, ariko ndayitegereje. urayitegereje? wizeye ko nigera mu Rwanda uzajya uyigendamo? hari ubundi ubona imodoka bisaba kuba ufite esanse, ufite n'ubundi bushobozi bundi control tekinike, bisaba ayo mafaranga. waba warabonye akazi ku ruhande kazajya kagufasha? ni akazi ndabona, ariko uko biri kose yahageze ntabwo ibindi byose byaboneka. Josiane, hari inkuru, niba nabyita inkuru, n'ifoto yagiye icaracara igaragaza Josiane ngo afashe imodoka ngo rutema isi harya rutema ubutaka, ngo ni imodoka ngo wari ugiye kwerekeza i Rubengera. iyo tike ngira ngo sizi niba wowe iyo foto warayibonye? narabibonye. ngo byakiriye ute kubona abantu bavuga ko usubiye i Rubengera kandi utubwiye ko utarigera wongera gusubirayo? ubundi icya mbere iriya tike igihe ikiro cyarambabaje, nabonaga babisetse ko nasubira Rubengera, nkumva ni ibintu byatangaje abantu. icya mbere navuga, ubundi gusubira Rubengera ntabwo ari bibi, ni na byiza cyane rwose. ni ibintu byiza cyane ko nasubira Rubengera. noneho ariko ikindi ntabwo nigeze nkatisha ikindi, kandi iriya tike nakoranye ubuswa. nari ndi mu Bugesera Nyamata muri bootcamp, ntabwo nari ndi i Muhanga. ubwo sinzi ukuntu niba naragurutse nkagera i Muhanga deni ngakatisha
uri wazindutse uza wafashe iy'igice kugera Muhanga nyuma ya Muhanga. Josie, mu by'ukuri uramutse usubiye Rubengera ntabwo wagenda na ziriya bisi? Okay, bi nashobotse nanagenda nazo. Mbese nta kibazo kirimo. Ariko tuvugisha ukuri, wenda dukurikije ubwamamare bwawe buryo abantu bagenda bifuza kugusuhuza, kuri ino shuri wagenda i Rubengera nk'uko waje i Kigali? Oya, ntabwo nayigendaho. Byakugora muri make? Byangora. Tukigaruka ku byerekeye n'ubufasha wagiye uhabwa muri bootcamp na nyuma yabwo, harimo abavuga ko ngo bamaze kubona akazi, abantu bageze kuri 5-4 bamaze kukwemerera akazi. Ndetse ngo mu itangazamakuru mu minsi iri imbere uzaba mugenzi wacu. Nabyo ngo birimo. Okay, nta akazi ndabona mu by'ukuri. Ariko harimo abantu baguhamagaye? Oya, nabo. Nanabigize baguhamagara ngo ubamamarize? Abo ngabo bo birimo, ariko nta kiraraninga nahita avuga ngo byarangiye. Ariko hari abantu ubona wizeye baguhamagaye batekereza gukorana nawe? Barahari. Mu by'ukuri uyu munsi kuba uri umusitari, hari benshi cyane bamaze kukumenya, bakubona muri bisi ahantu utambuka, kuba ndavuga ngo kuba ukiri umukobwa uvuye muri bootcamp nta bushobozi budasanzwe ndavuga waba ufite, ntabwo bihenze kuba umusitari? Birahenze cyane. Gute? nko ku rugero experience yawe ufite? Ukuntu bihenze, urugero nko kwari umaze kumbwira ngo urumva basubira i Rubengera muri basi, ni ikibazo. Birasaba byibura imodoka, kandi wa mugani ndi umukobwa uvuye muri bootcamp nta mafaranga. Ikindi mu isoko urumva guhahira mu isoko iri ngiri ryose ni ikibazo, nabyo bisaba kujya mu masupermarishe. Ako Josie yawe nteye amatsiko, ukunda kurya iki ubundi? Nkunda kurya igitoki n'ifiriti. Hari ukuntu abakobwa rero Gerard uzi guteka? Yego. Iyo nk'ubu mu rugo mama wakubwira ati rero Josiane turi munsi uramfasha imirimo iyi nihe mirimo wumva ukunze cyane ukunda gukora iyo uri mu rugo? Iyo ndi mu rugo nkunda gukora imirimo y'amasuku, koropa, utuntu tuguhanagura ibirahure, kubura. Ibintu byo guteka ntabwo bikunda? Ndabikunda, ariko n'ibyo mpefera n'ibyo ngibyo. Hari ubutumwa bugiye butandukanye wenda abantu batwandikiye? Hari ubutumwa bwinshi cyane bagiye batwandikira, gusa uwitwa Emmanuel yavuze ati Josiane ko agize abantu benshi cyane bagukunda, nta mugabo wabonye umukunzi ngo wabonye udasanzwe? Oya, umukunzi udasanzwe nawe bose barasanzwe. Ubwo yavuga nyine nk'umusheri cyangwa usanzwe umufite? Ukomeye ku mutima wawe? Oya, bose bakomeye kimwe ku mutima wanjye. Bose ubwo gute? Nyine aravuze umuntu ukomeye ku mutima wanjye udasanzwe, ubwo bose agenda avuga ko ku mutima wanjye ni kimwe, ntawe urenze undi. Reka tujye kuri telefone wenda, cyane ko uri umwe mu bantu batowe cyane kurenza abandi mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa mbere. Barifuza no kugira ikintu bakubaza. Alo? Turakumva? Yes, ninde tuvugana, uragana he? Rukurenga Paul. Yes, Paul. Ndi Kuruheru. Yego, hari icyo ushaka kubaza Josiane? Yes, uhuriza Josiane cyane. Arakumva? Ndakumva. Josiane. Oui. Uzi ko ukomoka mu muryango w'abantu 6 ukaba uri umuhererezi? Yego. Kandi umukobwa witwa Josiane Sangwa. Yego. Nawe ni umuhererezi? Uzaduhuze ahubwo. Nawe uvukana n'umuhungu umwe? Yego. Iyo rero byarambabajeho gakeya nyine utabaye Miss Rwanda. Ariko nyine numva n'uwo mwanya ufite nacyo twaye tukuri inyuma mu mushinga wawe rwose, bishoboka tuzabikora Josiane. Yego, courage. Tuzabikora rwose, ngendeye ku Ruheru nubwo ari kure y'Ikigali, ariko nijya manyarukira. Okay. Kabisa. Josiane, ku mushinga wawe ibutsa abanyarwanda? Ni umushinga ujyanye no kurwanya igwingira ry'abana. Rero hari ukugwingira kwinshi, abenshi ubwo batabumva ibijyanye no kurya mu buryo bugaragara inyuma, ariko hari igihe umwana agwingira mu bitekerezo neza, ukajya ubona umwana arakuze rwose arasa neza, ariko ibitekerezo afite ntabwo bingana n'imyaka ye.
ibyo byose ni uburyo bwo kubirwanya. ni ukuvuga ntabwo uzibanda mu by'ubuzima gusa, uzajya no mu bigendanye n'imibereho ibitekerezo by'umuntu n'ibindi nk'ibyo. N'imibereho gusa, ariko nzibanda ku mirire birumvikana. kugira ngo ujye guhitamo uyu mushinga ubwo si uko intara y'uburengerazuba ari nayo ya mbere mu bigendanye n'igwingira. Of course. nicyo kintu washyize imbere kubera ko nicyo nabonaga ntabwo ari byo nakuye hehe kuri interineti, ntabwo ari byo nasomye, narabibonaga. Josiane, dusoza, yego, harimo umuntu utubajije ngo Josiane hari ikintu wagakwiye gushimira cyane muri Miss Rwanda. Yego. Ati kuba waratsitaye ugakomereka bikajya mu itangazamakuru ko waragiye n'amaguru nubwo byabaye ibikabyo byinshi cyane, ati icyo kintu ntabwo ujya wicara ugashimira Imana ko cyakubayeho. gusa ntabwo gusitara bwo sinzi, ndabivuga cyane ariko ntabwo abantu bajya babyumva. Ntabwo nasitaye uwo munsi ndi kuza, nasitaye ku mugoroba ndimo ngenda muri karitsiye, ariko ko nyine n'undi narafashe gahunda yo kuza ntabwo byambujije. Kuba narasitaye yego wenda nabyo byangiza ubusitari, yego, ariko ntabwo ari uwo munsi, ntabwo uwo munsi ariko nasitaye. Ikindi kandi nyine ntabwo binteye isoni, umva ndabikunda ndanabyubaha ahubwo. Muri make ubaha gutsitara kwawe no kugenda n'amaguru? Ndabyubaha rwose. Nibyo byakugize umusitari? Yego. Bivuze ngo iyo udatsitara utagenda n'amaguru, iyo utega ukagenda na moto, iyi popularity byose. ariko Josiane, wenda tukiri kuri icyo kintu, umusaza wawe yatangaje yuko ngo impamvu yatumye wenda ugenda n'amaguru bari baguha itike igarukira wenda mu mujyi wa Gisenyi. Yego. ngo ntabwo mu muryango wawe bari babizi yuko ngo ugiye kwiyamamaza, ari wabibwiye mama wawe gusa. aho ngaho ntiharimo cya kintu cyo kubwira abantu badukurikiye wenda bibwira yuko wenda ngo nta bushobozi wari ufite, ahubwo wenda ari uburyo ki bari bakugeneye amafaranga runaka yo gukoresha bikaza kurangira kubanye make? N'ubundi ubundi njye ntabwo iriya hoteli ntabwo nari nzi ko iri kure, byaranunguye. Ntabwo bari bababwiye aho bibera? Nari nabonye izina ryaho, ariko ntabwo nari nzi ngo numva ko nyine mu mujyi hafi aho ngaho atari kure. Icyo ni kimwe. Ubundi nabwo kandi ntabwo bari babizi, nirinze kubivuga kugira ngo bitagira icyo bihungabanyaho kuri njyewe. N'ubundi niyo mpamvu yatumye ngenda n'amaguru. Josiane, urakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Samedi Detente. uzi ko ikiganiro wakundaga cyane, ikintu wifuza kuvuga wumva wagenda utavuze ni nk'ikihe mu kiganiro Samedi Detente nyine ukunda cyane? Ikintu nkunda cyane, nkunda Abanyarwanda, ndabishimira kandi turi kumwe. Kuraje rero Josiane, reka rero mu kanya tuze gukomeza n'andi makuru, turaza kuba dufite n'undi mutumirwa mu kanya.